Ibi bintu bishobora kugutangaza ndamutse nkubwiye yuko abanyamerika hafi 10% usanga ari bo bonyine batabeshwaho n'ideni, mu gihe mu gihugu cy'Ubuyapani usanga abantu bafite ideni bigoranye no kubabona. Kubera iki? Suko ari amategeko leta ziba zashyizeho, suko ari ibindi, ahubwo ni ibi bikurikira. Tugiye kureba uburyo abantu bose bateye imbere ariko uburyo bareba amafaranga ari uburyo butandukanye. Tugiye kureba ibanga rero Abayapani bakoresha, ku buryo uri mu Buyapani ushobora gutera imbere kurusha umuntu uri muri Amerika. Tureka tubirebe rero uko babigenza. Mu Buyapani rero burya ababyeyi bigisha abana babo kureba ikintu bakagitekerezaho. Urugero, intebe wicayeho cyangwa kiriya giti cya bambo ukakireba, ntukirebemo igiti gusa, n'iki kindi kintu cyava inyuma ya kiriya giti ukagitekereza. Ni ukuvuga yuko mu gihe mu Buyapani ikintu cyose umuntu iyo akirebye acyanariza ikindi kintu gishobora kubyaramo umumaro. Muri Amerika iyo ikintu gishaje ni ukujugunya, cyangwa igiti ni igiti, nta kindi kiza kuvukamo. Ni ukuvuga ngo icyo bashatse kuvuga ahangaha, ibyo bita mabuto mu Kiyapani, ni ukuvuga ngo bareba ikintu bakareba hirya yacyo. Ushobora gusanga mu Buyapani umuntu afite ikintu yasigiwe na sogokuru we, aricyo agikoresha mu kikoni cyangwa n'ahandi hantu, mu gihe muri Amerika cyangwa no mu bindi bihugu bitwa ko byateye imbere udashobora kubona ikintu umuntu yasigiwe na sekuru cyangwa na sokuruza yakoresha mu rugo. Ubu ngubu oya, kirashaje, jugunya. Muri Amerika nuko nguko. Mu gihe muri Amerika, mu Buyapani bo mbere yo kujya kugura ikintu banza wibaze ese icyo ufite n'iki kindi cyakora mbere yo kujya gutekereza gushyira amafaranga yawe hanze, kuyasohora hanze. Nuko kandi ikindi mu Buyapani kuva ku myaka 6 umwana atangira kwiga ibintu byerekeye imibare aho iva ikagera, aho biga ibyo bita soroban. Ibintu byose bigendana no kubara, gukuramo utuntu nk'utu twose umwana atangira kubyigira icyo gihe. Mu gihe usanga nko mu gihugu cy'Amerika cyangwa ibindi byateye imbere usanga abana babo babigisha bari mu miziki, mu mipira, kugura piano, kugura ibintu muri make bishimisha abana. Ugasanga ubwana nko mu byo bihugu navuze byateye imbere bo ibintu byitwa gukina ku byerekeye amafaranga bo babitangira nko ku myaka 15, 12. Cyane rimwe na rimwe abana ugasanga ntabwo babyumva. Abana bo biburaya muri Amerika bo bazi ko amafaranga abereweho cyangwa icyerekeye imibare ni ukwinjiza amafaranga gusa, ubundi ukajya ukajya gusohora, ujya kugura ibyo ushaka bishimisha umutima wawe. Urumva ko bano bana babiri batandukanye. Ibi ni ibintu usanga akenshi umwana akura azi amafaranga ajya hehe, bigomba iki kugira ngo ajye hariya, ese usigaranye iki. Bubazi icyitwa zero, yuko muri bo zero ari nk'urupfu. Ikindi kandi mu Buyapani inzu usanga baba mu nzu ntoya cyane, mu gihe muri Amerika cyangwa mu bindi bihugu nk'iby'Iburaya usanga umuntu afite nk'akagaraje cyangwa akasitowa ahantu ajugunye ibintu, ugasanga afite ibintu akumba kabamo ibintu aheruka kujyamo mu mwaka ushize. Kubera iki? Nta n'inzira igihari, kubera ko ibintu byose niho ajugunya ibyo bintu byose yaguze, ndetse na bimwe atagikeneye, inzu ikaba itarimo guhumeka. Mu gihe mu Buyapani ibyo bintu rikada ntiwanabona n'umwanya waho ubibika. Ibi rero binafasha iyo udafite umwanya w'ikintu, ni ukuvuga ngo icyo kintu ntuba ugikeneye. Kuri niko filozofi yabo ibigisha. Ngo kandi burya mu Buyapani ngo iyo umuntu azi gukoresha mu mutwe cyane ibintu by'imibare, azi gukora imibare vuba mu mutwe, ngo burya ni ibintu bifasha cyane no gufata ibyemezo byerekeranye n'amafaranga. Ngo kubera ko iyo ubonye igiciro ahantu muri uwo mwanya bitakikora imibare mu mutwe, ibintu byose ufite mu mutwe, amafaranga ufite kuri konti, ayo usigaranye, aya ugomba guspendinga cyangwa ayo ugomba gukoresha uwo munsi, cyangwa ayo kuzigama, muri uwo mutwe bitabikora ku kanya, bitabyikora ku kanya. Burya rero iyo ngo utinda gutekereza kubara cyane imibare cyane mu mutwe wawe, ugomba amakalkulatrice, ugomba ibiki bigufasha kubara ngo rimwe gukuraho miliyari ngo ni kangahe, gatandatu gukuba bino ni kangahe,
buriya uko utinda nako ufata ibyemezo bitari byiza. Iki ni ikintu abayapani ngo burya barusha ibindi bihugu, ngo kandi burya bikanabafasha no gufata ibyemezo. Nk'iyo ugiye gukora nka deal umuntu akakubwira amagambo aho ngaho mbere yo kuvuga ngo ugiye kubitekerezaho mu mutwe ukora imibare ugahita uvuga yes ahangaha ndafata deal, bagahita babona ko uri smart. Mu gihe uvuga reka njye gufata bino, ni ukuvuga ngo ubu mu cyemezo cyerekeye amafaranga utekereza we yamaze kugutekerezaho inshuro 3 enye 5 zose, kuko aba yamaze kukwiga. Ni ukuvuga ngo mu mutwe we ikintu cyerekeye ifaranga azi uburyo arikinisha, kubera ko umubare muri we ni ikintu cyoroshye cyane, kuko ni ibintu byabaye muri DNA ye kuva akivuka. Ko ibaze umuntu ubitangira afite imyaka 6. Nk'iyo umwana wibura cyangwa muri Amerika agiye ku mwiduka cyangwa abonye ijaketi yakunze igura wenda nk'amadolari, tuvuye amadolari 50 cyangwa 100, we ahita yumva yarikunza. Aho n'amarangamutima. Mu gihe umuyapani we ahita atekereza ese ya amafaranga nyinvestisha hangaha yazambyarira iki, ese yangaya yakoze iki. Ni ukuvuga ngo afite ibindi bintu byabona yacyo ari amafaranga yamubyariza inyungu. Nubwo bwose yaba akunze iriya jaketi ahita reba indi option, ese ntarifite ubundi ubuzima bwakomeza, ese niki kindi nakwambara ko nyine ikintu cyo kuba nakwambara. Nibwo rero areba ko kari agaciro kareba hariya kari jaketi oya ntabwo arake kuri ni ukwangiza. Niyo mpamvu uzabona no mu Buyapani ibintu byose kuri bo kubyerekeye amafaranga bashobora kugera kure hashoboka. Kubera ko baba babitekerejeho mu buryo burambuye. Burya mu Buyapani nibyo bagikora bya bintu kera twakoraga byo kwicara hamwe abantu bo muri famiye cyangwa inshuti bagashyira amafaranga hamwe bakayaha umuntu umwe buri kwezi. Ubu mu Buyapani hari wakubwira ko bamaze mu hafi imyaka 70 babikuye kuri sekuru, noneho ubu sekuru yabipashije se isa bipasa abana bakaba bikorana. No kuvuga ngo abana bakanaka bari abaturanyi, bari abavandimwe, bari inshuti. Ubu ngubu nibyo bagikora. Ubu ngubu bavuga ko iki ni ikintu cyatumye bagera aho bakora. Ese twebwe ibyo bintu twabikora? Sinzi niba ahangaha isomo ryanjye ryumvishikanye neza. No kuvuga ngo wowe niba uri inshuti yanjye cyangwa muri famiye, buri kwezi twese dufite akazi tubyo twinjiza amafaranga, tukaba twatanga nk'igihumbi cyangwa 2,000, nyuma y'ukwezi akaba ari kana kuzafata, nyuma ya kwezi runaka akaba ari kana kuzafata. Ibyo sinibuka ijambo baryita, sinzi ryo bita banki Lambert cyangwa piramide, ntago nibuka izina ryiza, ariko mu Buyapani bwo barita mu John yo bakaba ari system bakoresha, kandi ngo imaze igihe kinini cyane, imaze imyaka irenze 70 na n'ubu ngubu igikora. None se twebwe ubu bumwe ku gukundana byapfiriye hehe? Ko twuvuga ngo kera abantu barakundanaga, umwana akaba uwa famiye, ntabe uwa famiye gusa, akaba ari uw'agace kose. Kwa kundi wahuraga n'umwana yakoze ikosa agahanwa n'uwo muri community yose, kubera ko igihombo cy'uwo mwana kiri kuri community yose. Kandi koko nibyo. Reba uyu munsi urabona za community, uturere turimo nta terambere dufite, kubera ko abakagombye guhindura iterambere ry'icyo turere, akagari aho batuye, usanga baracanganyikiwe bibiri mu byabo ari ba manfu. None se noneho ninde wakwibuka yuko inyungu ari za bose? Buri wese ariyitaho, ni ngewe n'umugore wanjye n'abana banjye. Hariya rero niho bipfira. Iyo utangiye kumva yuko inyungu ari izawe ku giti cyawe, urumva ko turimo turava muri bya bintu bya kera byari byiza, byatumaga dukorera hamwe twizerana. Ubu none twageze mu ibyo bita individualisme, aho usanga umuntu yitekerezaho we ku giti cye. Kandi ibi ni ibintu bibi cyane. Nibi bihugu ubona tugenderaho twitira tuvuga ko byateye imbere, usanga bafite uburyo bakorana ibihugu, ugasanga bifitanye umubano mwiza ku buryo udashobora kugihungiramo ngo wumve ko utuje. Ntibanahunga, kuko wanahungira hese, kubera ko aho wagenda hose wakwisanga uri mu rugo, aho wagenda hose bakugarura n'inkide byose. Icyo nshatse kuvuga ahangaha ni iki? Reka dutekereze uburyo kudatera imbere kwacu, kwaba iki gihugu, kwaba iyi famiye duturukamo, kwaba wowe ku giti cyawe,
tubifitemo uruhare kubera yuko mu mibare nk'uko natangiye, mu mibare ntidutekereza uburyo ibyo dusohora nuko tubikoresha. Twagombye gukora imibare cyane tugatekereza. Yes, burya iyo ufite umubare, iyo utekereza cyane nk'uko mu Buyapani babikora, buri kintu cyose, buri umuntu wese umubonamo inyungu. Ntabwo ari inyungu y'uwo uzaprofita, oya, ahubwo ubona ko umukeneye nk'uko nawe agukeneye. Nuko nguko n'ubundi isi yakagombye kumera. Mukomeze mugire umunsi mwiza naho ubutaha. God bless you all of you. Ciao, 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 ciao.